none kaka we reka nkubaze hano warema isoko isoko nta yayanze sinzanga ibishyimbo hariya ntuzana waje kugura utuboga wari kugorora amaguru abakecuru uza wicara ukaruka none kaka we niki wabonye muri ino soko n'umuntu atanga babuze ngo ngaho turi mu kanisa ngo ngaho nituroza n'abakuriye turoza yangiriye n'inzira zigiye gufungura Imana ntizibeshye Imana y'umurenge none ukuka tuzosora tuvuga ngo Imana y'inganje cyangwa none tuvuga ngo Imana y'umurenge haki ya Mungu ku itariki 19 twarayibonye 19 twarayibonye mu Minembwe ubu nyine hari umuntu wo mu Minembwe wovuga ngo ntiyabonye Imana cyabonye itangazo ry'Imana kandi gabaye yarabasabuye gabaye yarabasabuye iyo tuzopfa kubona naho rero ziriya tuzozerera ka nta kibazo tuzozerera none ibitangaza bitatu wabonye muri intambara kandi murenge nibiye ukubwira ibitangaza by'Imana wiboneye wenyine ukobata umuntu akubwira uvuga nka bitatu Imana yadukuye muri santere bageze hariya mu mudugudu hakurya hano hakurya icyo ni icyambere abana b'impinja bariko bagenda bakarenga iriya mu marango bahunga inshuke n'abakecuru ngabo yakoze ibitangaza icyo ni icya kabiri Imana yo mu ijuru ikaturindira babana wabonye za drone ukuntu zazimeze ka ikayahonjagura abantu bagahonjagura amazu abantu barimo warabibonye Imana yaduhaye amasabuneka ukaduheza umuntu wari utangiye kurya ibijabo wari wari ibijabo batwegereye umunyu kuwuca byari igitangaza isabune twariko twambura ubuzi tukabika ese ka nawe wamenye ko byari byarapanze yo mpora n'uyu nguyu w'abagorora ni ukuri nakwibagiwe ariko naza kubona kaka ibyo tubikesha ibyo byose ni iki tubikesha ariko abantu baramuze abantu nibamara kubona amahoro amahoro azotuma abakristu bananirwa kubera ko nukubisengera nari nkubaje ibyo byose tubikesha iki ibyo byose cyabaye tubikesha iki Imana tubikesha Imana kuko ngo Imana y'umurenge twabonye wa munsi Imana yadukuyeho za drone zaza zirasa mu nzu abantu bagasohoka iyo Mana tuzoyinambeho komeye tuyibwira abandi bantu ariko kandi dushimira n'umusaza wari urangaje amadubu imbere dushimira n'amadubu generale wacu Charles Semata takwatagize ngo adushakire amahoro ngo twongere tureme ino soko uramuzi generale wari wamubona wabaga mu kadeyi arangana na ngorana wawe abe nawe wenyine yarambwira arangana na yagize neza kugarura amahoro Imana yagize neza kuduhuza amahoro muraho muze muraho ni amahoro ni meza ndabona wishimye cyane yego witwa nde nitwa Pastor
Pasiteri Kimbungo mu mavugo ni amahoro mzee atuye mutuye umbwira icyagushimisha uno munsi utaragira ibintu tubaza uyu munsi icyagushimisha uno munsi wa gatanu umbwira icyagushimishije nashimishijwe n'amahoro nabonye isoko yaremye ibintu byaje byose ibintu bafite ibere ryiza niyo mahoro wamuye cyase mu gitondo z'ubura gaswari wakabona wari ukigira wambwiye kuri pasiteri wari ukibona abashyitsi ukabona icuba z'imana k'icyayi ntacu ariko ubu nyine ko baraza nta kibazo bakanywa icyayi ushakaga akaho kakabona nta kibazo noneho kubera wowe ugize iminsi hano kandi uzi amateka ya hano kano mwari mugize igihe kingana gute mutagira ibintu byishimo mubona isoko imeze gute imyaka 9 isoko imeze gute mutayibona ariko amahoro yagarutse base amahoro dufite tuyakesha iki aya mahoro twabonye uyu munsi tuhadukora tuyakesha iki leta yacu imana yacu na leta yacu noneho niki wobwira abana bacu bari mu mahanga cyangwa se abasaza bagenzi bawe n'abakecuru bari mu mahanga kuko amahoro bavuze kuko twayabonye ko turayakoraho unakureba mu maso byishimo icyo wobwira bari mu mahanga bakurikirana bazokurikirana ikiganiro cyawe niki wababwira ubutumwa ushobora kubaheza nkababwira amahoro yarabaye none nimutahe icyo twashakaga twarukugira ngo tubone igihugu cyacu tukibone abana bacu bateragiye barashyize mu misozi batahuke baze mu gihugu cyacu none uraremuye mu isoko wabonye hari ikintu kiba cyabuze mu isoko byari bikenewe hari cyabuze mu isoko nta kintu cyabuze mu isoko ibintu ibeye ni ryiza simuke ufite ikibazo cy'ibeye nta kibazo gende muryame wisegure imana tuzahora tuyivuga kwa kuntu muze mwitubwira imana niyo yaduhesheje kino ariko kandi turangajwe natwe imbere n'umusaza wacu General Charles Matama hamwe n'amatu yaramushigikiye ndetse n'abandi barwanashaka bo hirya no hino bashakaga ya sukari cyangwa se bakikorakora kugira ngo tubashe twese hasigaye dukomeze tugire ibihe byiza imana ibarinze bavandimwe reka nongere mbaye ikaze mwese abadukurikiranye abari mu Minembwe ndetse n'abari hirya no hino turabaramukije reka dushimire abantu bose tubana mu biganiro bya buri munsi abatanga komenti abakora subscribe mwese muri abagaciro turashimira abarundi abanyarwanda abagande n'abakenya bakundi murenge nubwo tuba tuvuga ngo ingabo z'u Burundi ntabwo tuba twashize hamwe n'abaturage bose shefu ndetse n'umuvandimwe Seba turi iruhande rw'isoko ko turagira ngo tuze gukora ikiganiro cyane cyane ni kuri ubwo buzima tujamwo nyuma y'iminsi myinshi isoko yo mu Minembwe yarahagaze iyo tuvuga ngo isoko yarahagaze muri make hari ubuzima bwari bwarahagaze bw'abaturage bo mu Minembwe murabizi ko shefu muri ibi bintu yarahagaze kuva byatangira kugeza uno munsi niyo mpamvu tuba dukeneye ngo tumugorore buri gihe kuko icyo yagwaniye ko turagenda tukibona cyane cyane akarengane k'abaturage hanyuma muvandimwe tuguhaye ikaze murakoze cyane uyu munsi rero ko turabona isoko yaremye abantu bose bamerewe neza abagabo abamama abana urabona bakeye iki kintu urakibona ute k'umuntu uri kuri tele nagaragaje kureba aho navuye abantu twagiye duhura bose nabonye bakeye mu maso yego nabonye bikoreye nabonye abafite muramutse ndakiyoze yego baremesheje utuntu bafite dukeya ihene intama n'inka ndetse nazibonye ariko ikiganiro cyinshi ndatekereza ko turi kumwe na shefu yego ndibuze kubaza shefu kuko habaye kuva bitangiye intambara itangiye kugeza uno munsi abaturage mpamubona bafite umunezero bakeye mu maso nawe mureba ndatekereza ko bamukurikiranaga yavuga n'umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi ariko ubu ngubu murabona ku maso arakeye arishimye kubera ko abaturage yagwaniriraga ubu nyine bafite amahoro baremye isoko ko murababona mwese
ngaho neza muri abo se ni amahoro ni amahoro kabisa rwose umunsi izuba ryavuye ryazuba twavuze ngo ryazuba iyo terme yamyitangira umunsi wa mbere baza bavyumva neza ngo izuba rizava ryavuye izuba ryavuye uyu munsi abantu bose dore ko baraturuka amadego hakurya bagamanuka bagaturuka za Karingi bagaturuka za Bidego bagaturuka za Karongo abantu baje kurema isoko kandi isoko yaremewe aho yari bakera kuko isoko yari yarimuwe rero yarindaga kwimurwa yari yarashize kuko isoko tumaze gufungirwa abantu bari mu bice bya Kamombo na za Mikarati na za Mikenke abantu bacu bari ntitwajaga kwa Murima ntitwajaga mu Mikarati ni ukuvuga ngo tuburiyo tubarizo twabonaga umunyu twabonaga isabune yo gukaraba nta mayani y'icyayi ariko rero turihangana none dore isoko irarema abantu bamwe bazindutse bashika mu gitondo baciye mu Mikenke ku manywa ko baraca mu Kamombo ku manywa izuba ryavuye abantu bavuye mu bijombo bararemye ni ukuvuga ngo ubu rero urebe n'abo bantu bakwiriye imisozi ibitungwa byaremye ibipfura ihene inka dore amamotora byagiye aha twaraseha abantu ibintu bimeze neza ubuzima bwagarutse muraje gukurikirana neza ibe yimuhaye mwinjira muri indani ariko ibintu byagenze neza yego hari amaterime mukoresha ya Kinyamurenge cyangwa ya Gisaza tiyobashe kubyumva ukijyo jambo tuvuga ngo izuba rizaka hari benshi bataza babyumva ariko sicyo nashatse kuvuga hari ijambo bano bashitse bakoreshe bavuga ngo igihugu cyabonetse abari hirya no hino nk'aba ngaba bataje muri uyu murongo wo kwigwanaho bagashaka kukumva nkaho habayeho gucamwo igihugu cya Minembwe tibumve kuko ari amahoro tibumve ko bashatse kuvuga sinzi n'icyo wabasha kuvuga kuri iyo terme igihugu kuboneka ni nkuko tubyagiye hanga turi kumwe na Seba nawe haturi hano hagati mu isoko ni ukuvuga ngo ku isoko yaba none uno munsi turavuga mu isoko ya gatanu yareba bura gatanu kose kenshi kabayeho ku Minembwe niko za drone zarasa zikarasa mu Mikenke na gatanu zikarasa hano na gatanu za Skol iki byose ibyo nimba mubyibuka hari ama audio twigeze kuvuga yagaze vuga ngo bura gatanu kari karagize ubuhaye ni ukuvuga ngo isoko gayo yaremaga n'amadrone nimba abantu baza bavuga ngo izuba rirava izuba imana yakinguye abantu barakinguye burakeye ni ukuvuga ngo muri iyi misozi ya Minembwe hano Minembwe turi abantu bakinguye burakeye isake zabitse abantu bagiye hanze inka zirabyukiriye akagirizo karabaye inka zirimikiye ni ukuvuga ngo rero habe n'abantu bacu bari kure bose bari bakwiriye kuza bagatangira gutaha ijambo rya mbere umuntu wese yarakwiriye kwifuza kugera hano akabona ibyo drone yakoze amazu yarashwe mu Karingi yo mu Bidegu y'Irundu ya Rubemba ya Karongi ya Gakenke ya Gitavi iyo mihana abantu benshi abantu barabo kuza umuntu wese ndi yari uwo gucikwa ataje kureba ariko muzoza mubibona ku mafoto ubundi mwari mukwiriye kugira umutwaro wo gutangira gutekereza gutaha amakuru yo gutaha ni mutahe kirikare kugira ngo abantu baze twese ningo gutangirira rimwe ku isoko yaremye none na gatanu abandi ko baraza n'utaje kugura kandi akamavuga ngo reka ahubwo ngende mu isoko Voila izuba kuva nuko nguko niyo materime bashatse kuvuga nibyo bineza neza abantu bose baguye neza abandi ko barahagarara bakavuga ngo none jewe ndataha nijoro kuko mu bihe twabayemo bya Fardes ta isoko ntiwarindaga iyo bwira mwagwaga mambuje aho bigendeye bikurira ni ukuvuga ngo none kuri none na amahoro twagenda ijoro rikaba ta kibazo twarinda bugaca ta kibazo niyo tworara tugenda yego urakoze urakoze cyane kandi gatoya kuvuga ngo izuba rizarasa ni ukuvuga ngo twari mu mwijima wicura buri twari mu mwijima noneho ubu nyine uzi ko drone zaduhoraga hejuru amasasu ya buri gitondo nicyo cyaye twabyukiragaho noneho kuvuga ngo izuba rizarasa ni ukuvuga ngo ni igihe dutwikuruwe n'uyu mwijima kandi tumaze gutwikurwa n'uyu mwijima niyo mpamvu tuza tuvuga ngo izuba rizarasa kandi ryararashize ubu nyine dufite amahoro iyo tuvuga ngo rizarasa ni ukuvuga ngo tuzobona amahoro ikindi wari ukomeje wari umoje shefu uvuga ngo se ko bavuga mu gihugu ngo twafashe igihugu iki ni igihugu cyacu twavuze ko tuzokibanamo n'ababembe n'abafurero n'abashi ariko tukakibanamo mu mahoro nta butazabana
muri kino gihugu izo gufatikanya na mwene data igihugu se ko kirajagwa hari aho gakirora abantu bazosanga zanzuza abatugiriye nabi turi tayari kubana nabo ni ukuvuga ngo amoko yose n'ubu no muri iyi soko amoko yose hari abandi twese ikibazo se kihari hari umushiha dufite ko turagihuruganya se ijambo rya mbere nimba mwumva ikinyamurenge ntabwo duhuruganya igihugu gakondo y'umurenge se kwirahurugamo abantu turahari izuba ryavuye inka ni muci izuba ryavuye inka zatangiye gusuhura ko ziragenda za Kamombo za Mibunda kuri none ibintu ko biragenda neza za Rugezi ibintu ko biragenda kuzigiye kuzomanuka mu Ruwenge urakoze kuvuga ngiryo gizuba gasasa urakoze kabisa hanyuma tutarakomezanya n'umuvandimwe Seba kuko iyo turaza kwinjana mu isoko ko turaga ngo duhangure shefu agende shefu none tuzasura Turambo ryari Turambo se nayo habe nanone yasura oya ndavuga nawe tuzajya mu minsi mikeya ni muri bino byumweru tugiye kuzoshaka kabisa tuzajana nawe na kamera abantu bakubone uri muri ya misozi yawe yego urakoze cyane shefu reka tugusabira umugisha Imana izadufashe ukomeze urambe urakoze mwene data twabanye hanyuma turi kumwe na Pacifique turagira ngo twinjirane mu isoko agenda baza abaturage uko bamerewe ndetse n'ibiciro uko byifashe kugira ngo tuze kureba uko abaturage bameze tugende kugira ngo tubabwire amakuru twababwiraga mbere kuko hari impinduka zabashe kuhaba bonyine twageze mu isoko tubaza batwirebera abaturage ba Minembwe nabo batangiye kurya umunyu nk'abandi baturage wewe utwumva wibaze kuvuga ngo abantu batangiye kurya umunyu wumve icyo kibazo kuvuga ngo twatangiye tuvuga ko ari ibyishimo reka tubanze tubagere abaturage tubabaze nk'umunyu uri kuri angahe rero twawuguraga twasigaye tugura 120 ariko ubu ngubu muraza kubona amadu yatanze turaza kureba ngo umunyu nangahe tubereke ese ibyo bihumbi 120 n'ikidolari zingahe nenda ku bantu batumva amakongomani ibiciro bya hano 120 zari dolari 60 yego niko byari bimeze imyenda yatangiye kuboneka inkweto z'abana zari zarabuze inkweto z'abana zatangiye kuboneka isukari uko yagurisha ngaho isukari 20 mbere mwakigura ubu nyine muri iyi ntambara naza mukuguramo cyari keze ku ijana ukuvuga ngo twababwiraga ko kilo cy'isukari arabivuze cyaza kugurishwa 1,100 ubu nyine ko barakigura 20,20 cyari kigeze ku 1,100 ubu nyine kubera ko twabonye amahoro tugeze kuri 20 zaboneka turayigurisha gutya 25 cyari kigeze kuri angahe cyari kiboneka no kuboneka nticyaboneka ariko tuduheruka isoko y'imyenda imyenda twayibonye imyenda yari ikiboneka yari ikiboneka ubu nyine ko urayigurisha gutya n'umwenda 15 mbere wari ushaka ukungu cyari ikibazo 50 ariko kuri 15 ejo bundi wenda icyumweru gitaha izagera ku 10 ibitenge ko murabigurisha gutya 25 zari kuboneka se nta bitenge zaboneka dukomeye dushimira Imana y'umurenge yabanye natwe dore abakecuru bicaye batekanye dore nta gihe wabonaga abantu barenze babiri dore n'akaho k'abasaza nta mwanya wo kwishyura zeri kurayigurisha gutya 5,000 ibyo bikumva turabigurisha cyangwa wabiguze gutya zari byarabuze kandi ni byiza nta byari ibyo ngibyo si bya bindi byo kurongoranya n'agasukari mwakabonye ubu nyine ko muranywa icyayi n'itondo ko murayitukira ndabona n'amavuta twari twarabuze n'amavuta yo guteka y'isiko tiko
amavuta ko yagushaka mutwe 50 mbere yari yagura ute muri kino gihe cy'intambara 1,100 none yagaze kuri 50 Imana y'umurenge iramubara n'indagara zabonetse gukovera kodi turaje vuba twari tuzikumbuye zatangiye no kubera mu gutegereza turaje twinjiye mu isoko indani twinjiye mu isoko hanyuma bwana Pacifique iyo ureba mu maso y'abaturage cyangwa se mu mitima yabo urabona bamerewe bate abaturage baranezerewe bafite ibyishimo kora gusubiza hayaseka naho mbere mwakaza muhura yirukanka kagweza ukuboko urabona iri hejuru ngaya mata dore n'amata twayisubiza igihe amata yari yarabuze muraho pasta ni amahoro amata yabonetse yarageze kurangara yarageze kuri 25 nyine ageze ku 8 ngaho 8 yarageze ku iveri ryari 20 iveri ikiro ako ngako nyine aka 25 akuri gupimisha ikiro 5,000 none kiri muri 40 urumva ko Imana yakora dore iki aya namayani angaya amayani cyara kubana nari ntarayabona kuva nagera hano nari ntarayabona turabona n'abaturage mu maso yabo bafite ibyishimo cyane icyo baba bashaka mu isoko cyose ko bakibona babonye n'utubemba twabonetse n'utubemba turabaye watubonye utubemba twabonetse isuku ngutu tuba twavuye dukuye mukesha mwaturangure he kundondo uragurisha gute kamwe uri umupfu rero uri umushi twababwiye ko mu isoko hano mu Minembwe ari amahoro turi kumwe n'amoko yose turi kumwe n'abashi n'ababembe ko barakora ama activite yabo yo gucuruza ni ukuvuga ngo twari tubuze ni amahoro none kandi urakagurisha gute ibihumbi 2,000 kamwe urumva kuko kose guke buri barusha ngana kose gutyo ni 10,000 kandi kamwe ho kagurisha 2,000 ni 5 okay 10,000 tutubemba twatangiye kuboneka mu Minembwe na za disu z'abana zari zarabuze na bombo twari twarazibuze ariko zatangiye kuboneka Imana y'umurenge ihabwa icyubahiro dore nguyu umunyu jaka umunyu hari amahoro iveri ry'umunyu ko yarigurisha gute 4,000 muri iyi minsi ishize muri igihe twari muri iyi ntambara tutarabona n'amahoro iveri yagurishwaga gute munane mlikuwa mnauzisha 8 leo ni ngapi? leo tunafika 4,000 mbele ilikuwa 8 kilo ni ngapi? kilo 20,000 mbele mlikuwa mnauzisha mwa hii vita mlikuwa mnauzisha ngapi? 7 sasa alafu we ni mushi Mubembe ama Mufuliro? niko Mubembe. Mubembe? Unaishi Minembwe ama huku nani Bijombo? Hapa Kalingi. Oh, okay. Kwa leo unaishi Kalingi? Naishi Kalingi. Huku na watoto ngapi? Niko na watoto 8. Aha. Okay, sasa mnaishi aje hapa Minembwe? Kuna shida yoyote ya usalama? Naishi sawa. Alafu hii chumvi umeitoa wapi? Bijombo. Ulikuwa kusoko kule? Haya, asante. Hanyuma hari ikindi kintu uza kubaza abaturage bari bagize iminsi batarema hano byatewe n'iki kugira ngo bareme isabune yarigeze ninde ho curuzana ari simama pale kuonesha bite sawa isabune kure gurisha gute
ibihumbi 20. Itije yose ngayifata imfeza. Ubu nyine muri ibi bitwara turimo by'intambara wayigurishaga ngahe? Ibihumbi 100. Ubigeze ibihumbi 20. Imana yo mu ijuru, Imana y'Umunenga ishimwe kuko twatangiye kubona amahoro kuva tugize ino ntambara. Igihe twari turi hano ino soko itarema, mwumvaga mumeze gute? Mumerewe gute? Baduhungabanye cyane kandi twaza tumva ibintu bimeze nabi. Kuvuga ngo isabune imwe yaguraga amakarito 3 y'ikawa. Tije impano Bukavu na ikarito ni 45. Ariko Minembwe itije ikagura amakarito 2. Ikagura amakarito 2. Hanyuma murabona byatewe niki kugira ngo imanuke gutya? Yatewe n'amahoro Imana itohereje. Imana y'Umunenga yakoze akazi. Tuiza amahoro ibintu biraza. Wishi kabisa. Alafu wewe ni kabila gani? Niko Mushi. Unaishi Minembwe? Naishi Minembwe. Vizuri kabisa. Vizuri sana kabisa. Neno moja kwa kundi la Twirwaneho. Unaweza sema nini kwa jeshi la Twirwaneho? Mungu awasaidie watupatie amani nafasi zingine. Asante sana. Ikintu cyo kunywa cyari cyarabuze mu Minembwe cyo niki? Ni fursa. Ni fursa. Kuvuga ngo mu Minembwe ntiyari ikihaba. Yari ikihaba. Ibihumbi 20. Ukiragura ko muregura 5. Ako kandi nakasi energy ko energy ko muregurisha twirangura 5,000 ubundi twadisigaye twirangura 10,000. Ubu nyine ko murayigurisha 10,000 twirangura 5,000. mbere yazigura gutana mu Minembwe 20. Dukomeza dushimira Imana y'Umurenge ariko tunashimira Amadubu hamwe na General Semata bagerageje kugira ngo arangaze Amadubu imbere tubashe kubona amahoro muri kino gihugu cy'Umurenge. Twagiye tugende tugume dutaramane n'abaturage n'inshuti n'abavandimwe bari kure. Muri aho nagira ngo tuganire namwe bukeya. Ngwino nawe tuganire bukeya. Ngwino tuganire. Muze. Bito. Zinja muri kamera. Witwa nde? Claude. Uri Umurundi. Uraze ko turi kuvugana aho ureba hino. Reba muri kamera. Nta munezero w'amahoro ufite mu Minembwe. Noreka munezero. None tuganire rero. Uri Umurundi. Ukora iki hano? Vuga cyane twumvikane. Uri umuhinzi? Urabizi kuko twari tugize igihe turi mu mwijima w'intambara, ariko umwijima watuvuyeho twabonye amahoro kandi tubana n'amoko yose. Ubu nyine muri ino soko watubwira amoko ari mu ushobora kubuza yaremye ino soko, abo wabuze uhereye ku Banyamurenge n'abandi uzi bashobora kuba baremye muri iyi soko ya gatanu. Hari Abanyamurenge, Abafurero, Abashi, Abarundi, n'Ababembe ntabwo wabonye cyangwa bari hanze y'Umurenge abari mu bindi bihugu bavuga ngo twirwaneho cyangwa se Abanyamurenge bavanguramo. Ni iki wababwira wowe uri mu Minembwe? Nopati ko babesha kubera nta moko ahari twese turi hamwe. Munzagiye. Nta moko mu Minembwe bapangura. Twese b'Abanyamurenge, baba Abashi, baba Abafurero twese turi hamwe. Nta moko bariko baravangura. Yego n'Abarundi nta kibazo mugabo. N'Abarundi nta kibazo. Yego. Ukeneye uja ku isoko, ukeneye hari ikibazo cyangwa ukarima cyangwa ugakora akazi kose. Nta kibazo kihari. Yego. Hari abantu ushobora gutasha bari Burundi nk'umuryango wawe cyangwa inshuti. Okay, sawa. Madabit, uraho? Ni amahoro? Gusa n'udafite ibyishimo byinshi. Ufite ibyishimo? Mweruka kurema hano ryari? Kera. Byari byaratewe n'iki? Ibita? Intambara. Amandazi mwari mweruka kuyakora? None mwakoze amandazi? Hakoze amabenye. Ifarine yavuye? Ifarine? Avuye mu bitamba.
none se abantu ko baragura kurabona bimeze gute ko baragura bari bakumbuye amabenye bari bayakumbuye cyane n'abana komeza babonye ko baragura amabenye bari bayakumbuye ifarine yabonetse ni ukuvuga ngo abantu bose bafite ibyishimo nta muntu wagira icyo baza ngo arebe gusubiza afite ibyishimo dukomeze tubereke ibintu biri imbere nashakishije igufuri muri Minembwe ndayibura igufuri nashakishije ndayibura nyituma kundondo barayizana igufuri bene ngigura $20 reka tubazo ucuruza hano amagufuri yabonetse urabona ni menshi kuba ucuruza hano natubwira Kino kuegurisha leo ama mbele kuwa ku 200,000 leo kune ushinga 10,000 urumva igufuri ryari ku bihumbi 200,000 iyo ni dolari ijana ngo mbere muri iki gihe cy'intambara iri no gufuri ryaguraga $1 ijana ibihumbi 200 ni $100 ariko ubu nyine iri ku bihumbi 10 urumva ko dufite ibyishimo $5 ibintu zose zakomeje nshimiye ko zakomeje gushimira amadungu n'uturangaje imbere yego dore ibikombe zabonetse bino bikombe warwerwa kubibona zavuye kandi ni na byiza urakigurisha gute 15 mbere wabishaka ukakibona mu Minembwe tubikesha iki kugira ngo tubone bino bikombe Ntangere tubikoresha tubikesha iki ni imana n'amadubu n'uturangaje imbere wari uyoboye ingabo ari kubyiga dore n'amasafuriya yabonetse isafuriya kuregurisha dore wabonye imashini zo kogosha abana zo kogosha abasaza bari baraziguze nyine zatangiye kuboneka ko murazibona ubwenge kurayigurisha gute 150 kandi nzi yari ikiboneka hano Imana mu ijuru dukomeze tuyishimire twaba twibagirwa Imana yadukoreye ibi yego twagiye nta kibazo dukomeze wishimiye bavuga ko iruka kubera gusa gatanu oya haki ya Mungu ese kawe w'umwarimu maîtresse uzi kumenya iminsi abantu berukano ryari yego hanyuma metre ku muntu utabaja kubyumva karumva abantu bafite ibyishimo yo ntamenye ngo niki nyine niki gituma abantu bishimye kuri uno munsi kuba barimo hano mu isoko abantu bari mu buzima butari bwiza buzira umunyu buzira amavuta buzira isabune hanyuma murabona byatewe n'iki kugira ngo bigende gutya
wobishimira nde twabishimira twirwaneho tukabishimira n'abandi bantu bafatwe ngo tubone amahoro n'umutekano. Murakoze cyane mugira ibihe byiza. ariko Imana yaciye mu muntu twirwaneho. Sawa kabisa. Dore. No. Urakomeye. Ariko none wikanze. Cyane. Isoko yareba. Bari kubizirije tutabona. Noneho ibintu twari twarabibuze. Turagira ngo dusabe ikintu kimwe gusa tubwire. Tubwire ikintu kimwe. Hano amahoro tuyakeshana. Amahoro dufite kugira ngo dusubire twongere tureme. Hano amahoro tuyakeshana. Tuyakeshima. Uwa kabiri. Ubuze ijambo. Reka nkubaze nawe madamu. Reka nkubaze. Nibakugurire. Dore ko nibagize madamu. Ni iki wabwira abakozi bakwanye kwaka amahoro? Hari abantu bacu benshi badatuye inaha kandi twabashije kubona amahoro yagarutse urebye ukuntu abantu bishimiye isoko rya leta abadukurikira batari ino nicyo wababwira amahoro y'abana babwire nyine bakangurire barazokurikirana babwire dore n'ifaranga batangiye kuzifata amahoro y'abana injanga zabonetse bwira abantu bacu bari mu nkambi bazi dore ko uracuruza wowe ufite amahoro yose baratinze none nka bino bintu uzotuma ubaho neza wohingisha wona amavuta ubundi si cyo kiza gituma abantu baje mu nkambi kubera ko ubuzima bwagoranye ubuzima bwagoranye ariko twebwe ubunyine ubuzima bwagoranye zose zabaye ngo turabona ngo turahingisha turahinga tukarya tumeze neza nta kibazo urakoze cyane.